turabasuhuje inshuti mwese mudukurikiye muri studio zacu za A.I.M TV. Twizere ko muri amahoro natwe tubyutse neza. Hanyuma rero nkuko twabibasezeranyije ku munsi w'ejo ku itariki 21 ukwezi kwa kabiri, twaganiriye ku bijyanye n'ibyo tuzagenda tubagezaho mu bihe biri imbere no mu minsi iri imbere ku munsi. Hanyuma rero uyu munsi twifuje kuganira namwe ku kuremwa kw'isi. Iki kiganiro rero nicyo tugiye kubagezaho. Ubushize abantu benshi badusabye ko tuzabivugaho kuko hari aho twari twabyigishije, hanyuma abantu benshi baratwandikira inbox badusaba ko twazagira icyo tubabwira kuri création, icyo bita création mu Gifaransa, ariko kuremwa. Hanyuma rero uyu munsi turababwira ku isi zitatu Imana yaremye ziboneka mu gitabo cy'Itangiriro mu isura ya mbere, ivensi ya mbere, ivensi ya kabiri ndetse n'ivensi ya gatatu, kuko buri vensi iravuga ku isi itandukanye n'indi. Iki ndagira ngo tugisobanure cyane kubera ko abantu benshi batakigiraho ubumenyi buhagije. Hanyuma rero reka duhere ku isi ya mbere. Isi ya mbere Imana yaremye ivugwa mu gice cya mbere cy'itangira ku murongo wa mbere. Havugwa isi nziza yariho idafite inenge. Iyi si izisobanurwa neza mu gitabo cya Ezekiyeli umuhanuzi, isura ya 28 uhereye ku murongo wa mbere. Aho agaragaza ukuntu Imana yaremye isi ari nziza, iyitakaho ibintu byose, ishiraho zahabu, amabuye y'agaciro ariyo yose aboneka ubu ngubu tuvuga ari munsi y'ubutaka. Icyo gihe yarabengeranaga ku isi, yarabonekaga, yari isi nziza. Iyo si rero nta kiremwa muntu cyari kiyiriho. Iyo si yari ituwe n'abamarayika. Hanyuma umuyobozi w'iyo si ya mbere yari Rusofero ari we Satani. Iryo ni irindi zina rye, ariko izina yahoranye ni Rusoferi rero niwe wari umuyobozi w'isi ya mbere, wakordonaga ibintu byose byo mu isi ya mbere. Iyi si yari nziza kuko twari tubivuze, yujuje ubuziranenge, nta kibi na kimwe cyayibonekagaho, yari ituwe n'ibintu byiza, yari itatse ibintu byiza, yararabagiranaga, yari yuzuye ubwiza bw'Imana. Hanyuma abamarayika nibo bari abaturage b'iyo si. Hanyuma Satani nawe ari we Rusoferi, akaba ari we muyobozi. Muri icyo gihe akazi kwari kuramya Imana no kuyihimbaza. Uko ni ku isi ya mbere yari imeze. Iyo rero musomye mu Itangiriro bakavuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi, baza bashiraho akadomo, bivuga ko aho harimo ibisobanuro byinshi ari byo byibi tumaze gutanga. Dukomeze nanone tuje ku isi ya kabiri. Hanyuma tukiri kuri iyo si ya mbere. Isi ya mbere nta gihe kigaragara kizwi yamaze. Nta uzi ngo yamaze umwaka umwe cyangwa imyaka 100 cyangwa imyaka 1000. Bibiliya ntaco iyivugaho ku bijyanye n'igihe yaba yaramaze. Dukomereze ku isi ya kabiri. Isi ya kabiri iravugwa ku murongo wa kabiri. Uyu murongo wa kabiri w'igitabo cyo cy'Itangiriro ni uvugwaho isi ya kabiri. Isi ya kabiri rero yari isi imeze gute? Isi ya kabiri ni isi iriya si ya mbere Rusofero yarayanduje. Rusofero amaze kwizamura no kwikuza ashaka icyubahiro kingana n'icy'Imana. Imana yamwatse ubwo bubasha, imwambura amadaraka yose cyangwa inshingano. Hanyuma Imana ifata yasi yari nziza, yarabagiranaga, yuzuye ubwiza, iyishiraho amazi. Niyo si ya kabiri tugiye kuvuga. Bibiliya ivuga ngo yari isi itagira inshusho. Mu Gifaransa baravuga ngo ni informe vide néant. Yari iriho itagira inshusho. Ni izivugwa ku murongo wa kabiri. Iyo si rero itari ifite inshusho, yarimo ibintu bitatu.
ikintu cya mbere yari isi yuzuye amazi gusa, amazi kandi menshi. Muri Bibiliya z'ikinyarwanda ziba zivuga ngo imuhengeri, Bibiliya y'igiswahili ikavuga ngo vilindini vya maji, hari mu mazi menshi atagira ingano. Hanyuma rero icya kabiri cyari muri iyo si n'umwijima, yari itwikiriwe n'umwijima kuko Imana yari yayangirije kubera ubwibone bwa Rusoferi. Icyo ni cyo kintu cya kabiri cyagaragaye ku isi ya kabiri. Hanyuma icya gatatu nanone cyari kuri iyo si ni umwuka w'Imana wagendagendaga hejuru y'amazi. Umwuka w'Imana yakoraga akazi ko kurarira ayo mazi, uwo mwijima, hanyuma ategereje ibindi bintu bizakorwa nyuma y'icyo gihe. Iyi si ya kabiri nayo ni isi itazwi igihe yamaze. Ntawuzi ngo iki gihe cyatwaye imyaka umwe, cyatwaye imyaka 100, cyatwaye imyaka 1000, cyangwa se cyatwaye imyaka 10,000 cyangwa amamiliyoni y'imyaka. Ibi nabyo umwanditsi w'ibitabo cy'Itangiriro Mose ntacyo yabivuzeho. Hanyuma nanone tukiri muri création, turakomereza ku murongo wa 3. Ubwo turi mu Itangiriro igice cya mbere, tugiye ku murongo wa 3. Umurongo wa 3 ugaragaza noneho isi y'ibiboneka. Niho hatangizwa n'ijambo rivuga ngo Imana iravuga iti umucyo ubeho, ubaho, izuba ribeho, ukwezi kubeho, amazi yigabanyemo. Iyi rero niyo si ya 3, ariyo si y'ibigaragara, ariyo si dutuyemo. Twaje dusimbuye dukurikiye isi y'umwijima, isi y'amazi. Iyo si nayo yari ikurikiye iriya si ya mbere y'ubwiza yo kurabagirana y'abamarayika. Hanyuma iyi ngiyi rero iya 3 niyo Imana yashizemo ikiremwa muntu, ibona ko umuntu ari we mwiza kuruta Rusofero, ushobora gutura kuri iyi si akayororokeramo, hanyuma akayiramirizamo Imana ndetse no kuyihimbaza. Iyi si rero niyo twita isi y'ibiboneka, isi y'ibifatika, monde sensible, y'ibikorwaho. Niyo si ya 3. Nanone Bibiliya itagaragaza neza igihe iyi si yatangiriye. Nta mwaka ugaragara neza umwanditsi yahamije ngo avuge ngo création yatangiye muri uyu mwaka, kuko icyo gihe no kubara kwari kutarabaho, ibyo byose byari bitaratangira. Ariko turayivugaho ibintu bikeya. Niyo si dutuyeho. Iyi si dutuyeho rero niyo Bibiliya ivuga, ariko ntivuge cyane, ntiyinjire mu mikorere yayo, muco bita system. Iyo gusa ivuga ko umunsi wa mbere Imana yatandukanyije umucyo n'umwijima, ikurikizaho isanzure, ishiraho amazi yo hasi ndetse n'ayo hejuru. Iyo havugwa amazi yo hasi n'ayo hejuru, kuyatandukanya, amazi yo hasi n'inzuzi, ibiyaga, inyanja, amazi yo hejuru n'imvura yirereka mu kirere, hanyuma ikongera ikamanuka igatanga amazi ku isi. Muri uriya murongo murasanga ngo amazi yo hasi n'amazi yo hejuru, hagati hakabaho surface, hakabaho ikirere aricyo twita isanzure. Hanyuma hakurikiyeho kumeza ibyatsi, kumeza ibimera byose, ibyatsi n'ibiti, gushira amafi mu nyanja n'ibindi byose bijyanye nabyo. Hanyuma ku munsi iza kurangiza irema inyamaswa. Bwa nyuma rero iza kurema umuntu, imushira mu bintu biteguye byose bihari, kuko yari ko itegurira umuntu uko azabaho, ibizamutunga, igena n'uburyo umuntu azabaho n'ibizamutunga, hashingiwe cyane ku bimera.
umuntu yaremwe rero agomba gutungwa n'ibimera. Niyo mpamvu mubona abantu iyo bariye ibindi bintu bitari ibimera nk'inyama nyinshi n'ibindi bintu bigira ingaruka ku buzima bw'abantu. Ibyo nibyo rero biri muri iyi si twita isi ya gatatu. Hanyuma ikindi umwanditsi atibanzeho, umwanditsi bandika kino gitabo, ubumenyi bw'isi bwari bukiri bukeya, abantu bari bataramenya ko hariho andi maplanete. Muri iki gihe iyo tuje muri geography dusanga hariho amaplanete menshi agaragiye umubumbe w'izuba. Hariho za Mercure, za Venus. Iyi yacu rero uyu mubumbe wacu ukaza ari ku mwanya wa gatatu uva ku izuba, barabakurikije uko bikurikirana uva ku zuba. Uyu mubumbe wacu ari wo witwa Terre dutuyeho. Za Mars, za Jupiter, za Saturne, za Uranus, za Neptune, ngira ngo na Pluto. Iriya mibumbe yose Bibiliya ntacyo yivugaho, kubera ko abanditsi b'ibi bitabo bari batarahishurirwa cyangwa se nta bumenyi buhagije bari bafite ku bijyanye n'indi mibumbe ko ibaho. Ikindi nanone, ikindi batabashije kumenya abanditsi b'ibitabo ni imikorere y'isi, ariyo bita systeme solaire. Systeme solaire rero uko imibumbe yikaraga kuri orbite, uko imibumbe izenguruka izuba, ibi nabyo abanditsi b'ibitabo bya Bibiliya banditse mu gihe cya kera nabyo ntibabashije kubisobanukirwa ngo babimenye ko bibaho. Muri icyo gihe abantu batekerezaga gusa ko izuba riza rirara iburasirazuba rikazinduka riza rikajya iburengerazuba, noneho bwaca rikagaruka bene uko. Ababisoma neza mu gitabo cya Joshua, bigaragaza neza ko yarwanya intambara, bikavuga ko yahagaritse izuba. Byumvikane ko bari bataramenya ko isi izizenguruka, ahubwo izuba ari ryo rigenda. Rero abadukurikiye, abaduteze amatwi, abareba cyane Amani TV, ngira ngo uyu munsi icyo nicyo twari tubahishiye kugira ngo tuze kukiganiraho. Muzakomeze mukurikire ibiganiro byacu, mukora komenti, mukora share, ndetse n'abatarakora subscribe bayikora. Cyane cyane muzakore komenti kugira ngo tumenye ibindi mwifuza ko twabagezaho ku bijyanye n'iyi topic twari turiho yo kuremwa kw'isi. Naho ubutaha rero, mugire umunsi mwiza. Tuzakomeza kuko twabibasezeranyije, ibiganiro byacu ni ibya buri munsi. Uyu munsi ku itariki ya 22 kwezi kwa kabiri, topic yacu yari yibanze kuri creation cyangwa se ku kurema. Aho ngaho bikurikiranye n'ibibazo muzagenda mutubaza, tuzagenda dutanga ibindi bisobanuro byisumbuye, ariko uyu munsi nicyo twifuje kubagezaho. Imana ikomeze kubaho umugisha, Imana ibagirire neza, Imana ibahe kubaho no kuramba muri iyi si Imana yaturemeye kubamo no kuyitegeka n'ibirimo byose. Murakoze, mugire ibihe byiza.